Imana yampaye ubutumwa irambwira ngo mbugeze ku bantu bose bemera Kristo nk'umwami n'umukiza. Ariko ntari ninjira muri izi message, reka mbagezeho n'ijambo Uwiteka Imana Nyiringabo yampaye ngo mbugeze ku bantu bose. Abantu bose yaremye. Imana yarambwiye ngo ntinyigeze ku bantu turimo kugabura ibyayo. Mbaza Imana nese Mana, ubu butumwa burareba twebwe abaririmbyi n'abavuga butumwa n'abapastori bonyine? Imana irambwira ngo ntago ari abo ngabo bonyine, kuko burya na wa muntu wicariwe mu rugo akavuga ibyo gukomera kwanjye, akavuga kugira neza kwanjye, aba arimo kugabura ibyanjye kandi nawe ubutumwa buramureba. Agafata umwanzuro ukwiriye. Message ya gatatu Imana yampaye yantumye ku bantu bose bivuganiye nayo ikabaha amasezerano. Kandi mu by'ukuri hari umukristo w'undi udafite amasezerano, kandi iby'Imana yagiye itubwira n'ukuri. Imana yampaye yerekwa, yanyeretse umunyamasezerano wivuganiye n'Imana by'ukuri ahagaze. Ariko Imana yampaye aho kuba mu murenge wa Nduba mu kagari ka Gatunga. Ndi umuvuga butumwa bwiza, nkorera umurimo w'Imana mu itorero rya EAR Paruwasi y'Abatsinda. Ngiye kubagezaho ubutumwa bwiza Imana yampaye. Ariko ntari nabagezaho ubu butumwa, nari mbabwiye ko ndi umuhanzi, reka mbanyuriremo gatoya mu ndirimbo Uwiteka Imana Nyiringabo yampaye. Ngiye kubanyuriramo gatoya mu ndirimbo ivuga ngo hindura uburyo. Hindura uburyo, hindura uburyo, va mu byo urimo mugenzi wanjye, hindura uburyo, dore gukorera Imana nta gihombo kirimo, uzabikora urebe mugenzi uzasanga ntakubeshya. Hindura uburyo, hindura uburyo, va mu byo urimo mugenzi wanjye, hindura uburyo, dore gukorera Imana nta gihombo kirimo, uzabikora urebe mugenzi uzasanga ntakubeshya. Yewe mwene data, dore umwanzi aragushuka akagukoresha ibyaha ngo uzabiboneramo amahoro, wamara kubikora amahoro ukayabura ugasigarurira. Niyo mpamvu bumubwira nti ngaho hindura uburyo. Yewe mwene data, dore umwanzi aragushuka akagukoresha ibyaha ngo uzabiboneramo amahoro, wamara kubikora amahoro ukayabura ugasigarurira. Niyo mpamvu bumubwira nti ngaho hindura uburyo. Hindura uburyo, hindura uburyo, va mu byo urimo mugenzi wanjye, hindura uburyo, dore gukorera Imana nta gihombo kirimo, uzabikora urebe mugenzi uzasanga ntakubeshya. Amen. Amen. Hindura uburyo. Mu by'ukuri Imana yampaye ubutumwa irambwira ngo mbugeze ku bantu bose bemera Kristo nk'umwami n'umukiza. Ariko ntari ninjira muri izi message, reka mbagezeho n'ijambo Uwiteka Imana Nyiringabo yampaye ngo mbugeze ku bantu bose. Abantu bose yaremye. Imana yampaye iri jambo riri mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 5 umurongo wa 18 kugera ku wa 21. Hari ijambo rivuga ngo bazabona ishyano abakururisha gukiranirwa ingeso zabo mbi, nk'ukurura umugozi, bakurura n'icyaha nk'ukurura umurunga w'igare, bakavuga bati ngaho natebuke agire vu umurimo we tuwurebe, n'umugambi wera wa Isiraheli wigire hano uze tumenye. Bazabona ishyano abita ikibi cyiza
n'icyiza bakacyita ikibi. Umwijima bawushyira mu cyimbo cy'umucyo, n'umucyo bawushyira mu cyimbo cy'umwijima. Ibisharira babishyira mu cyimbo cy'ibiryohereye, n'ibiryohereye bakabishyira mu cyimbo cy'ibisharira. Bazabona ishyano abiyita abanyabwenge bajijutse, bazabona ishyano abigira intwari zo kunywa inzoga, bakagira imbaraga zo guturira ibisindisha. Imana itugirire neza. Amen. Mu by'ukuri birababaje kandi biteye agahinda, birababaje kandi biteye agahinda. Ijambo riratubwiye ngo bazabona ishyano abita ikibi icyiza, abafata ikibi bakacyita icyiza, n'icyiza bakacyita ikibi. Bagafata ibiryohereye bakabishyira mu cyimbo cy'ibisharira, bagafata ibizira bakaba ari byo bita ibintu byiza. Mu by'ukuri ijambo ry'Imana riratubwiye ngo bazabona ishyano, kandi ni ukuri birababaje kandi biteye agahinda, aho usanga abantu benshi cyane shitani irimo irabafata ikabahuma amaso ikabereka ko ibyo kubatesha agaciro ari byo by'agaciro. Nk'urugero rutoya, uzarebe ibintu byose tubwirwa kwihana tukareka, nyiri ukubikora usanga hari agaciro afite. Nk'urugero, uzarebe nk'umuntu wafashe amafaranga yakashora akanywa inzoga, nk'uko ijambo ry'Imana ribituvuye ngo bazabona ishyano, ukamubona yasinze, uba ubona hari agaciro afite imbere yawe na gato? Ibaza ari nkawe byabayeho, ni ikibazo. Uzarebe hanze hari ukajya ukabona umwana w'umukobwa aragenda ameze nk'uwambaye ubusa ku musozi, nahanyuze bakamuha induru bamwita indaya kandi ntiyasambaye, baramuseka bamuha induru, ariko umwanzi w'icyo amukora ni ukumurya urwara ati dore wabemeje, kandi byamutesheje iki? Agaciro. Mu by'ukuri shitani irimo irafata ibintu byo gusebya abantu ikabereka yuko ahubwo ari byo bintu bizima by'agaciro. Ariko nshuti zanjye, ndabagira inama mbabwira ngo duhindure uburyo twe tutazabona ishyano nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwiye. Imana yamaye ubutumwa irambwira ngo bwo mbugeze ku bantu bose bemera Kristo nk'umwami n'umukiza. Haleluya. Imana yamaye ijambo riri mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 49 umurongo wa 8. Yesaya 49 umurongo wa 8 haravuga ngo, igice cya 49 umurongo wa 8, hari ijambo rivuga ngo Uwiteka aravuga ati, aravugana nande? N'abantu bose barimo kumva ubutumwa bwiza. Igihe cyo kwemererwamo ndagusubije, no ku munsi wo gukirizwamo ndagutabaye, kandi nzagukiza. Haleluya. Ngutangeho isezerano ry'abantu kugira ngo uhagurutse igihugu tume baragwa gakondo yabo yabaye umwirare. Mu by'ukuri burya fondasiyo ya mbere yo kwakira igisubizo giturutse ku Uwiteka Imana ni uko ikwemera. Kandi kugira ngo nawe ubwawe ugire abantu wahagurutsa, ugomba kugira ahantu uhaguruka, kuko niho wahagurutsa abandi wicaye. Ubu butumwa mbutambutsa ndi ku ntego ivuga ngo iyaba Imana yatwemeraga, kuko niyo fondasiyo ya mbere yo kwakira igisubizo giturutse kuri yo. Ariko dore ikibabaje giteye n'agahinda, mesaje eshanu zose Imana yampaye ndimo gusohoza buri wese akireberamo imureba agafata umwanzuro ukwiriye, aho kugira ngo zishime abantu turi mu murimo w'Imana nizitugaye. Mesaje ya mbere njyewe nyiyakira nk'umuhanzi byanteye agahinda. Imana yarambwiye ngo ntinyigeze ku bantu turimo kugabura ibyayo. Mbaza Imana ntese Mana, ubu butumwa burareba twebwe abaririmbyi n'abavuga butumwa n'abapastori bonyine? Imana irambwira ngo ntago ari abo ngabo bonyine, kuko burya na wa muntu wicariwe mu rugo akavuga ibyo gukomera kwanjye, akavuga kugira neza kwanjye, aba arimo kugabura ibyanjye, kandi nawe ubutumwa buramureba. Imana irambwira ngo genda umbwirire abantu barimo kugabura ibyanjye ubu butumwa, ngo ni iyihe mpamvu turimo duhirimbanira gushaka gukira gusa, ariko ugasanga gukizwa byo ni ikibazo kuri twebwe. Kandi se ni iyihe mpamvu
usanga duhangara tugahagarara tugahamya ngo turakijijwe, ariko kwera imbuto zikwiriye bihannye bikatunanira. Naho amagambo ari mu Bacamanza igice cya 14 umurongo wa 7 kugera ku wa 9 avuga kuri Samusoni cya gihe yari amaze kwica intare. Bibiliya itubwira uburyo Samusoni yishe intare, agasubira inyuma akajya kureba iyo ntumbi y'intare ngo ayisanzemo irumbo ry'inzuki n'ubuki bwazo. Arabuha kuragenda burya agera kuri se na nyina arabubaha nabo baraburya, ariko ntiyababwira ko yabukuye mu ntumbi y'intare. Kandi urabizi ubuki ni umuti, ubuki buraryoha, ndetse n'umuntu uri ubuki buramuhembura. Imana irambwira ngo genda mubwirire abantu barimo kugabura ibyanjye ubutumwa ngo ndababaye kandi mfite agahinda. Kandi dore ikinteye agahinda giki, benshi muri abo bantu bitwa ngo barimo kugabura ibyanjye barimo baranyurwamo n'ibintu byiza, bakanyurwamo n'ibintu abantu barimo kwakira bakaryoherwa, bakanyurwamo n'ibintu abantu barimo kwakira bagahembuka bagakira. Ariko ikibabaje nuko usanga benshi muri abo bantu nubwo birimo kubanyuramo gutyo bikagenda bikagira n'ababyakira umumaro. Ndimo nditegereza nkareba nkasanga benshi muri bo ni babi, nk'uko iriya ntumbi y'intare yavuyemo buriya buki bukagira ababuriye umumaro, ariko icyo bwavuyemo ari ikintu kibi. Bishatse kuvuga ngo Imana yabyemera ikanyuzamo umuntu ibyayo. Ni umuririmbyi pe, ni umuvugabutumwa bwiza, ni umuhanuzi, n'ababyakire bikabagira umumaro bagatera intambwe bakihana bagakizwa. Ariko wa muntu nyiri kubinyurwamo ari nta gakiza kamurimo. Tukabazwa ngo mbese bavuga butumwa bwiza, baririmbyi namwe bahanuzi, ibirimo kutunyuramo birimo birava hehe? Biravaho byakagombye kuva koko cyane. Natwe Imana iratubona nk'iriya ntumbi y'intare yavuyemo buriya buki bukagira ababuri umumaro, icyo bwavuyemo ari ikintu kibi. Cyo ni ikibazo cya mbere. Message ya kabiri Imana yampaye yanumye ku bantu bakunda gusenga. Mabwa ijambo riri mu Migani igice cya 30 umurongo wa 33, ni ayo murongo gusa. Hari ijambo rivuga ngo gucunda amata kuresa amavuta. Imana yavuganye nanjye yambajije imirimo 3 ikorwa mbere yo kugira ngo amata acundwe. Navuzemo umurimo wa mbere n'uwo gutunganya igisabo, umurimo wa kabiri n'uwo gusasira igisabo, umurimo wa gatatu n'uwo kubuganiriza amata muri icyo gisabo, umurimo wo gucunda amata ukabona gutangira. Imana irambaza ngo none se uramutse ufasha amata ukayabuganiriza mu gisabo kitari cyoga, ayo mata yaguhesha umusaruro? Nakana uko murabizi ayo mata arapfa. Imana irambwira iti genda umbwirire abantu bahora imbere yanjye bantitiriza bampamagara, bambwira ngo nze nture muri bo horane nabo, ngo ni byiza kuko ndimo ndahamagarwa n'abantu benshi. Ngo ariko se ko ndi Imana yera nk'abandi Imana ikiranuka, nk'abandi Imana ikunda gutura ahantu hatunganye, ndimo ndahamagarirwa kuza gutura hehe muri aba bantu? Imana irambwira ngo bambwirire babanze batunganya ahantu nakagombye gutura muri bo, barebe ko ntururuka nkaza nkakorana nabo. Ariko mu gihe ari nta gutunganya aho nakagombye gutura muri bo, bazafata umunsi wo kumpamagara biyongeze undi, biyongeze n'undi babura kubumva pe. Bishatse kuvuga ngo ni kenshi abantu bafata ibihe basenga bahamagara Imana ngo iture muri bikorane nabo, ariko Imana yabitegereza yabareba ikabona bageranywa n'ibisabo bitogeje ariko birimo gushaka kujyamo amata. Tukabazwa ngo mbese turimo turahamagarira Imana gutura hehe muri twebwe? Haratunganye cyane, natwe Imana iratubona nka biriya bisabo bitogeje bishaka kujyamo amata. Ni ikibazo. Muri izi message ndazitambutse umuntu akireberamo imure agafata umwanzuro ukwiriye. Message ya gatatu Imana yampaye yanumye ku bantu bose bivuganiye nayo ikabaha amasezerano. Kandi mu by'ukuri hari umukristo udafite amasezerano, kandi iby'Imana yagiye itubwira n'ukuri. Imana yampaye yerekwa, yanyeretse umunyamasezerano wivuganiye n'Imana by'ukuri, ahagaze imbere yanjye yegeranyije amaguru, imunyereka yirambuye amaboko, imunyereka ahambiriye amaguru, ahambiriye n'amaboko. Ni umunyamasezerano yaherejwe igitabo kucyakira biramunanira kubera ko ahambiriye. Hirya hari igikapu arabwirwa ngo tera intambwe ugifate, biramunanira kubera ko ahambiriye. Imana irambwira ngo dore benshi mu bantu nge nivuganiye nabo ko bimereye ngukuriya, banze kureka, banze kuzibukira, banga gutandukana na bimwe mu bintu bwabo bazi byabahinduye imbohe by'ibyaha. Ngo ariko burya suko ibisubizo bitarimo gutangwa, ariko kubera bya byaha twanze gutandukana nabyo,
bya byaha twanze kuzibukira ngo tureke nibyo birimo gutuma kwakira ibyacu bidashoboka. Bishatse kuvuga ngo burya ikibazo si Imana yahaye abantu amasezerano, ikibazo si Imana yahaye abantu amasezerano, ahubwo ikibazo cyabaye twebwe ba nyir'ukwakira. Tukabwirwa ngo twakwemeye tukihana, tugatandukana n'ibyo byaha byatugize imbohe, tukabona tukakira icyo Uwiteka Imana yavuganye natwe. Ntituba bo gutegereza ibitazasohora kandi ikibazo ari bande? Ari twebwe. Message ya kane Imana yampaye yanumye ku bantu bose bahamya ngo bafite agakiza. Imana yongeye kunyereka mpagaze mu iteraniro ry'abantu benshi cyane, bose bari bambaye ingofero hatavuyemo n'umwe, kandi tuzi ko ingofero ivuga agakiza. Ariko ninkubwira ingofero zari zambawe na ririya teraniro, uragira agahinda nawe ugeranye n'agakiza kawe nk'umuntu wakabaye icyitegererezo cy'imirimo myiza. Ingofero zari zambawe n'iryo teraniro zari za ngofero abana bakora mu birere. Unyagirwa uriya ngofero yakumarira iki? Izuba ari ryinshi yakumarira iki? Wayambara ukajya mu bantu. Imana irambwira ngo dore abantu benshi barimo barahamya ngo bafite agakiza, baravuga ngo bafite agakiza, bitwa ko bafite agakiza, ariko ndimo kwitegereza nkareba nkasanga urwego rw'agakiza benshi bitwa ko bafite ari ruriya. Nk'urugero njyewe nawe nk'abantu twakabaye icyitegererezo cy'imirimo myiza, urwego rw'agakiza kacu ni uruhe? Ni ikibazo. Message ya gatanu Imana yampaye yantumye ku mugeni wa Kristo, kandi turi ku ntego ivuga ngo Imana yatwemeraga, kandi murabizi twese duhamya yuko turi abageni. Imana yampaye ijambo riri mu ndirimbo ya Salomo igice cya 8 umurongo wa 8 rivuga ngo dufite murumuna wacu utarapfundura amabere, tuzamugira dute igihe azasabirwa. Nk'urugero rutoya, uri umubyeyi ufite umwana w'umukobwa agakura akageza igihe cyo gushaka umugabo nta mabere agira, wabyitwara mute? Nk'urundi rugero, uri umusore ukeneye umugore, urabizi abasore twikundiye abo bakobwa bize, bariya bafite amafaranga, bariya bavuka mu miryango ikomeye. Uyu mwana w'umukobwa akaba yize amashuri yose abaho, akaba afite ibifaranga ni byinshi. Reka tuvuge yuko avuka kwa minisitiri runaka, uriya mukobwa nta mabere agira, wamushaka? Kristo arambwira ngo genda mubwirire uyu mugeni nitangiye nakubitiwe namene y'amaraso kandi nkamutanga y'inkwano yanjye, ngo ni igihe gitoya cyane nkaza gutwara umugeni, ariko mfite ikibazo. Ndimo nditegereza benshi muri abantu bahamya ngo nabageni banjye, barimo kuvuga ngo nabageni banjye bitwa ko ari abageni banjye. Nkabitegereza nkabareba nkasanga benshi muri bo byangombwa byakagombye gutuma bemerwa nk'abageni bashyitse bitarimo kubarangwaho, kandi igihe gitoya cyane nkaza gutwara umugeni. Ariko yaba Imana yatwemeraga, kandi icyo turimo gusabwa nta kindi ni ukwihana, tugakura ibishimwa mu bigaho kugira ngo twemerwe. Ngo Uwiteka Imana nyir'ingabo yantumye ku bantu bose bemera Kristo nk'umwami n'umukiza. Ukurikije izi message 5 zose wumvise, waburamo nimwe kurebamo. Cyakora Imana yampaye ijambo irambwira ngo ryo nzarigeze ku muntu wemera kwihana agatunganya Uwiteka Imana igomba gutura muri we, ntabwo kujya agaragara imbere yayo nk'igisabo kitogeje ariko kirimo gushaka kujyamo amata. Ijambo riri muri Yeremiya igice cya 31 n'umurongo waho wa 4 n'umurongo wa 5. Yeremiya igice cya 31 umurongo wa 4 n'uwa 5 rivuga ngo nzongera kukubaka, nawe uzaba wubakitse wa mwari wa Isiraheli we, uzongera kugira amashako yawe kandi uzasohokera mu mbyino z'abanezerewe. Uzongera gutera inzabibu ku misozi y'i Samariya, abatezi bazatera kandi bazanezezwa n'imbuto zazo. Imana arambwiye ngo mbwira abantu bemera kwihana bagatunganya Uwiteka Imana igomba gutura muri bo, ntibaba kugaragara imbere yayo nk'ibisabo bitogeje bishaka kujyaho amata. Ngifite umugambi mwiza ukomeye wo kongera kugira ibyo yubaka muri abo bantu, nubwo shitani hari ibyo yari yararangije gusenya muri bo, kandi ifite umugambi mwiza ukomeye wo kuba yagarura amashako shitani yarangije kubambura. Kandi nyuma yo kubako bakagarurirwa ayo mashako, hari ugusohokera mu mbyino z'abanezerewe, ariko urufunguzo ni twebwe turufite, ni ukwihana tugakura ibishimwa mu bigawa nguko Uwiteka Imana nyir'ingabo yantumye ku bantu bose bemera Kristo nk'umwami n'umukiza. Amen. Amen. Imana ishimwe cyane rero, Imana igumugisha mukozi w'Imana. Ubu ni ubutumwa bukomeye cyane bw'abantu bose, bw'abakristo, bw'abatuye mu isi. Ubu ni ubutumwa bukomeye cyane. Imana igumugisha rero, kandi Imana ikongerere
imbaraga n'amavuta, kandi Imana iguha umugisha. Ni ukuri kuba watwemereye gutanga ubu buhanuzi. Rero reka dusoze dusengera Imana kugira ngo n'ubundi dukomeze. Muri kubona ko n'umugoroba wageze, kandi we urukona ko dukora umurimo w'Imana. Umurimo w'Imana urakomeye cyane, ni umurimo dukora mu gitondo ku manywa na nijoro kugira ngo abantu bumve umuburo w'Imana, umuburo ubuhanuzi Imana iba yashatse kugira ngo igeze ku bantu. Mukozi w'Imana murakoze cyane, dusengera Imana noneho kugira ngo dusoze. Murakoze cyane, ariko ushobora wenda kuba wakenera kuba wampamagara ukabahisha. Nimero yanjye ni 0785 ushatse kuba wakurikirana ibihangano byanjye nanjye ukaba wankorera subscribe, wajya kuri YouTube ukandika ijambo Martin hindura uburyo. Mani duhana umugisha. Mana data twese uri mu ijuru, mwungeri mwiza w'ubugingo bwacu mukunzi, ndagushimiye cyane kubw'urukundo rwawe no kugira neza kwawe papa. Ndagushimiye kubw'urukundo ukunda abantu bawe. Ndagushimiye kubw'urukundo ukunda abanyarwanda. Ndagushimiye kubw'urukundo ukunda abantu bose waremye kuri iyi si yose. Data Nyiringabo Imana, wararanye nanjye nsoje ubutumwa bwiza wampaye ku bana bawe. Ndakwisabiye kugira ngo nukuri buri wese wemera akakumvira, buri wese wemera guhindura uburyo, buri wese wemera gukebuka gahinduka kihana, nukuragirirwe neza nawe kandi abone ikimenyetso cy'ibyiza kandi neza bimubonekeho. Komeza ubane natwe muri byose, ukore ko kuganza kuri twe kandi kugirirwa neza n'imbabazi byome ku bana bawe. Komisabye nizero urakoze wa mubyeyi we. Amen. Uretse gake, Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwa icyubahiro.